Ndanezerewe rero muri uyu mwanya Imana iduhaye kuri uyu munsi wa gatatu w'amasengesho nk'uko mubizi. Ni umunsi turi mu kwezi ko kwibohoza cyangwa se kuva ku byari bidufashe cyangwa se ku byari bidufiteho ijambo, hanyuma natwe tukabigiraho ijambo. Mu by'ukuri hari igihe ikintu kikugiraho ijambo, cyamara kukugiraho ijambo kigatuma uba munsi y'ubwo bubata. Uyu munsi ndavuga hejuru yo kugirwa imbata n'ikintu runaka, cyangwa se ikintu kikakugiraho ijambo. Cyamara kukugiraho ijambo, noneho ntubashe kuba nawe wazamura umutwe. Birashoboka yuko hari ibintu byinshi byakugizeho ijambo, hari abantu bakugizeho ijambo, hari ibintu bitandukanye byakugizeho ijambo, society yakugizeho ijambo, umuryango wakugizeho ijambo, abavandimwe bakugizeho ijambo, mu kazi bakugizeho ijambo. Ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo nubwo bakugizeho ijambo, turatangaza liberite ku buzima bwawe yuko uyu munsi nawe wagira ijambo hejuru y'ibyari bigufiteho ijambo. Imana ishimwe cyane. Twizera uwo mugabo, turi mu minsi tuvuga ngo ni iminsi yo kwibohora. Ngira ngo murabizi neza ko twe tuvuga ngo nimba twarasogongeye tukumva ko Yesu agira neza, nitumwegere n'ibibuye ryanzwe n'abubatsi cyangwa se ryanzwe n'abantu, ariko nyamara ryaratoranyijwe kugira ngo ribe irikomeza imfuruka kandi ribe igiciro cyinshi. Imana ishimwe cyane. Rero muri uko kuba warateye intambwe ugasogongera ukamwegera Kristo, ndagira ngo nkubwire ngo igihe kirageze ibyari bigufiteho ijambo rero ubigireho ijambo, kuko wamaze gufata uwo mugabo umushyira mu buzima bwawe. Hari igihe uba ugenda mu nzira cyangwa se ugenda mu buzima bwawe bwa buri munsi, nyamara wowe ukumva yuko utazagira icyo ugeraho na gitoya, kubera yuko wenda barakubwiye ko mu muryango w'iwanyu abakurambere banyu cyangwa se basogokuru na basogokuruza babayeho baraguza, babayeho baterekera, bibiri uhererekane ku buryo akenshi kugira ngo mu muryango w'iwanyu hazabigire uwutera imbere cyangwa se hazagire uwuzamuka, biba ari ibintu bikomeye cyane, kubera ko barabikubwiye nawe ubishyira muri mindset yawe, uravuga ati buriya ntabwo nzatera imbere, byararangiye. Hari n'abandi bakubwira ati buriya mu muryango w'iwacu ntabwo abantu bajya bashaka, niko gahunda zimere, niyo babashatse wenda barapfusha, niyo bapfushije cyangwa se badapfushije bamwe ntibanabyara, ibintu byinshi bitandukanye cyane. Noneho nawe ukaba muri ubwo buzima bikakugiraho ijambo igihe kirekire, ukavuga ngo uko bisa kose biragaragara yuko ntabwo koko ibyo bavuga ni ukuri, ntabwo nzabigeraho. Ni ukuri ukumva koko niryo hame, wanagerageza no gutera intambwe. Tuvuge nimba uri umukobwa wenda bakakubwira ati mu muryango burya abantu ntabwo bajya bashaka cyangwa se bashaka banakuze, wagerageza gukundana n'umusore umwe mwashwana, baterega n'ubundi barabimbwiye yuko buriya mu muryango wacu nuko bimeze, ati buriya nzashaka mfite nkiza 45 cyangwa 40, ati niko bimeze. Abandi bakaza ati uruhererekane, ati mu muryango wacu twese twatangiye ubuzima, twumvise ba data basogokuruza, abandi bose bari abasinzi, bari abantu bacanganyukiwe. Nanjye rero nubwo buzima mbayemo, ukumva yuko iyo mivumo itazakurekura, nubwo witwa ko wasogongeye, ukumva ko Yesu agira neza, ukumva yuko uri imbere y'Imana, yewe n'iryo buye wararyemeye urushyira muri gahunda zawe, ariko ugahorana cya kintu kimeze ngo barambwiye cyangwa se narabibonye, nanjye niko bimeze, nta kintu nzageraho rwose, ahubwo reka nemera kaje. Ndagira nkubwire ngo ibyari bigufiteho ijambo uyu munsi urabigiraho ijambo mu izina rya Yesu. Abo turi kumwe, amen, 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 amen. Hari uburyo njya shima Imana nkavuga ngo turamutse tugendeye ku mabwire, turamutse tugendeye ku byari bidufiteho ijambo, turamutse tugendeye ku bintu bitandukanye byagiye biba mu mateka y'ubuzima bwacu, ndagira ngo mbabwize ukuri yuko burya nta nubwo wajya no ku kazi wahita uvuga ati subundi ndakorera iki, reka njyayo mfite n'ubundi ejo nzapfa, kubera ko ibiduhiga ni byinshi. Paulo yabwiye Abaroma, arababwira ngo mwambare uburyo bwo gukomera bw'inkomezi, kuko nta kintu na kimwe gikwiye kubatandukanya n'urukundo rw'Imana. Birashoboka yuko ushobora gupfusha ariko ntibizagutandukanye n'Imana. Birashoboka yuko ushobora gusonza ariko ntibikwiye kugutandukanya n'Imana. Birashoboka yuko abantu bakuvaho ariko ntibikwiye kugutandukanya n'Imana. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi turifashisha igitabo cya Yobu. Yigeze avuga amagambo akomeye cyane nakunze, ni amagambo
ntekereza yuko umuntu wese yagira cyangwa se yakumva yuko hari icyo yamubwira cyangwa se hari icyo yamumarira. Yobu igihe kimwe yigeze yatangaza mu gihe inshuti ze zari zimugose cyangwa se zari zimumereye nabi, atangaza amagambo akomeye nakunze cyane, aravuga ngo nzi ko uyu mucunguzi wanjye ari we. Ni ukuvuga ngo yabasubizanyije ibyiringiro bikomeye cyane kubera yuko bari bamwatatse, bari batangiye kumubwira amagambo akomeye, ba Elifazi, ba Berudadi ndetse n'abandi bamubwira amagambo akomeye cyane. Mu gice cya 20 mu gice cya 23 hari amagambo yakoresheje nkunda ku murongo wa 10, aravuga ngo ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu nziza. Iryo ni ijambo rikomeye cyane abakristo muri iki gihe bamaze gutera ku musingi, bamaze kugera kuri Yesu. Ngira ngo narababwiye ngo abantu benshi baza mu nzu y'Imana bakeneye imigati. Reka nkubwire ngo bamwe barabahanuriye cyangwa se barababwiye ngo nujya gusenga uzagubwa neza, uzashaka, uzagira gutya. Ibyo ngira ngo twabivuze umunsi w'ejo, ariko bakirengagiza yuko no mu nzu y'Imana habamo n'igipimo, habamo n'igerageza, kandi iryo gerageza akenshi riba rishaka kugerageza kwizera. Rigerageza umuntu w'imbere, ntabwo rigerageza umuntu w'inyuma, kuko umuntu w'inyuma ntabwo Imana imwitayeho cyane, yitaye ku muntu w'imbere, yitaye ku bugingo bwawe kuruta kwita kuri uyu mubiri bazahamba muri ya marimbi yayandi akomeye. Bamwe bazaguhamba muri serike nziza, abandi bazaguhamba mu irimbi ryiza ryubatse neza cyane, abandi bazaguhamba mu mahanga bitewe n'aho utuye, ariko ndagira nkubwire ngo umuntu w'imbere niwe uzabasha kureba Imana. Imana ishimwe cyane. Yobu rero mu gice cya 19 aho narindi kuvuga ku bijyanye n'ibigeragezo, mbwira abantu yuko kuba mu nzu y'Imana ntibisobanuye yuko wakura amatunda gusa, aho ugomba kuhakura n'igipimo. Yobu yaravuze ngo Imana izi nzira nyuramo nimara kungerageza ndabizi neza ko nzahinduka nk'izahabu nziza. Emera igipimo uriho urageragerezwamo, emera ibibazo uriho urageragerezwamo, ariko uyu munsi nje kugutangariza ngo nubwo bimeze gutya, ibyari bigufiteho ijambo uyu munsi wabasha kubigiraho ijambo mu izina rya Yesu. Muri Yobu 19 rero, Yobu 19 umurongo wa 14, ariko icyo gice cyose ndashaka kugira ngo uze gufata umwanya ugisome. Ni igice cyuzuyemo ubwenge, ni igice cyuzuyemo imbaraga zo kwizera, ni igice cyuzuyemo uburyo ki wasubiza abahanganye nabo cyangwa se wasubiza Satani. Umurongo wa 14 yaravuze ngo bene wacu barantaye, bene wacu bantaye, n'inshuti zanjye zanyibagiwe, abo mu nzu yanjye n'abaja banjye bangenje nk'umushyitsi, mbamereye nk'umunyamahanga, mpamagara umugaragu wanjye ntarusha nyitaba, nubwo mwingingisha akanwa kanjye. Umugore wanjye azinutswe umwuka wanjye, kandi gusaba kwanjye kuzinutswe bene mama, ndetse n'abana bato bansuzugura iyo mbyutse bamvuga nabi. Inshuti zanjye z'amagara zose ziranzinutswe, nabo nakundaga bampindukiye abanzi. Amagufa yanjye yumiranye n'umubiri wanjye n'inyama zanjye, ndetse nsigaye ku menyo gusa. Mungingirire imbabazi, mungirire imbabazi mwa nshuti zanjye mwe, kuko ukuboko kw'Imana kunkozeho. Murandenganyiriza iki mukangingira uko Imana ingize? Uko meze ntikubahagije? Iyaba amagambo yanjye yari yanditswe mu gitabo, akandikishwa ikaramu n'icyuma cy'isasu, agakebwa ku rutare ngo ahoreho iteka. Ageze ku murongo wa 25 noneho yibutse ibyo bintu byose yari ariho avuga, abwira, asubizanya abantu kwizera gukomeye cyane, ahita abyibuka. Aravuga ati nubwo bimeze gutya bene wacu bantaye, nubwo bimeze gutya inshuti zanjye zanyibagiwe, nubwo bimeze gutya umugore wanjye azinutswe umwuka wanjye, nubwo bimeze gutya abagaragu basigaye bamfata nkaho ndi umunyamahanga, nubwo bimeze gutya abana banjye baransuzugura uko mbyutse buri munsi, nubwo bimeze gutya, haleluya, nubwo bimeze gutya, arababwira, akomeza kubabwira ati nubwo bimeze gutya. Yamaze kubibabwira neza, amaze kubishurirwa neza, aravuga ngo njyewe mfite kwizera, ibi bintu nubwo biri kumbaho, ibi bintu nubwo biri kugenda kuko yarababwiye ku murongo ngo muzahereza he mumbabaza umutima wanjye. Umutima wiwe bari barawugizeho ijambo,
imibereho ye bari barayigizeho ijambo. Wibuke ko mbere yari umuntu ukomeye cyane mu gihugu cya Uri, yari umukiranutsi kandi yubahaga Imana, ariko none igihe kigeze ibintu bimuhindukiraho, ariko ngo ibintu bitangira kumugiraho ijambo, kugeza naho umugore ngo yazinutswe umwuka wiwe, kugeza naho abagaragu yabahamagaraga bakamusuzugura, kugeza naho abo yaratunze mu rugo bose bajyaga bamureba bakabona ni nk'umunyamahanga kubera ibigeragezo yarabayemo. Ibintu byose byari byamugizeho ijambo, ibintu byose byari byamufashe nkaho nta kintu azageraho, kuko bamwe baramubwiraga ngo ihakane iyo Mana wipfire, abandi bakamubwira ati mbese iyo Mana yawe yakumarira iki, abandi bakavuga ngo ni ibyaha byiwe. Buriya hari igihe, reka nkubwire inshuti yanjye, hari ibihe bikugiraho ijambo, ariko uyu munsi nje kukubwira ijambo rikomeye ngo hejuru y'ibigufiteho ijambo uyu munsi wabigiraho ijambo. Imana ishimwe, haleluya. Arangije ageze ku murongo wa 25, amaze kubabwira ibyo byose, ababwira ngo nubwo ngaragara nkaho nashoboye, nubwo ngaragara nk'isuzugurwa imbere yanyu, arababwira ngo ariko jye ubwanjye, haleluya, nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Reka mbabwire bagenzi, birashoboka ko umuryango wawe wagutaye, birashoboka ko inshuti zakugizeho ijambo, birashoboka yuko abo mukorana bakugizeho ijambo, birashoboka yuko n'abo muvukana mu nda bagufiteho ijambo, barakubwira ngo wowe nta kintu uzageraho, barakubwira ngo wowe nta kintu uzimarira, ariko wowe n'umutima wawe, haleluya, wowe wamaze gusogongera ukumva ko Yesu agira neza, ukamwegera akakubera inkingi. Ndagira ngo ngutangarize uyu munsi, bwira Satani n'abagufiteho ijambo, ubabwire ngo ariko njyewe ubwanjye, haleluya, ariko njyewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Imana ishimwe. Ngo kandi amaherezo azahagarara mu isi, ngo kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite undi mubiri, ngo nzayireba ubwanjye. Ntabwo ari amaso ya Biludadi, ntabwo ari amaso ya Elifazi, ntabwo ari amaso y'umugore we, ntabwo ari amaso y'abagaragu bamusuzuguraga, ntabwo ari amaso y'abaturanyi, oya, ntabwo ari amaso y'abakomeye babandi bari bamufiteho ijambo, ahubwo aravuze ngo ni amaso yanjye njyenyine, ngo kandi niyo nzamureba nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Imana ishimwe, haleluya, haleluya. Ereka nkubwire inshuti yanjye, hari ibintu bimwe na bimwe tugomba gufataho umwanya natwe. Reka nkubwire, aba tuvukana bagufasheho umwanya, barabatuye umuntu nta kintu na kimwe azageraho, ni igipfu cyo mu muryango, bakwise ikirumbo cyo mu muryango. Uzi ko ari igihe umuntu aba ikirumbo cyo mu muryango, yarize amashuri, yararihiriwe minerivare, yarabonye uburyo bwose bushoboka, ariko yagerageza kwaka akazi akakabura. Icyo gihe rero iyo bakabuze, uhinduka igipfu cyo mu muryango. Baba ngo nta muryango utagira ikigoryi, ngo na minerivare yacu yapfuye ubusa, na minerivare yacu nta kintu yamaze. Bamwe bagatangira kukuryana inzara, bamwe bagatangira kuvuga ngo mbese uriya yagiye kwiga ibiki, abandi bagatangira kuvuga ngo mbese uriya ngo umuryango wo kwa runaka ngo yewe wabyaye ikimara nta kundi. Ariko mva nkubwire inshuti yanjye, nubwo bimeze gutya, Imana izi nzira unyuramo nimara kukugerageza uzahinduka nk'izahabu nziza. Hari abari bagufiteho uwo mwanya bagutaramana umunsi ku wundi, ariko hari umunsi igihe kizagera wongere ubagireho umwanya, wongere ubagireho ijambo, ubabwire ngo nimwumve uko Imana yanjye ingirira neza. Uzubabwire ngo burya reka mbabwire, aho mwabonaga nagiye kwiga, narigiye ku birenge by'uwambanjirije, narindindiye akazi keza, narindindiye urugo rwiza. Reka nkubwire ngo haba guhirwa ntabwo waba kuzinduka. Umuntu uzagutera ubwoba ngo yarazindutse, uzamubwire ngo ni byiza komeza uzinduke, ariko umunsi amahirwe Imana yayanzaniye nzakunyuraho nirukanka. Imana ishimwe. Haba guhirwa ntabwo haba kuzinduka. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Ese ujye utekereza yuko nubwo bimeze gutya hari umunsi uzigaranzura abanzi bawe? Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ni uwo kukubwira ngo kuba warasogongeye ukamenya ko Yesu agira neza. Turi mu cyumweru cyo gusogongera, tukegera Imana kuruta gusogongera gusukarekeraho, kuko bamwe barasogongeye. Niyo mpamvu iyo bageze muri ibi bigeragezo by'uko bene wabo babata, bahita basubira inyuma.
iyo bageze muri ibi bigeragezo by'uko abagaragu bababwira amagambo akarishye bahita basubira inyuma, kubera ko ntago bahamije, ntago bajombye mu muheha neza, barasogongeye gusa. Bumva ko Yesu agira neza, barabatangarije ngo Yesu araryoha, nabo bumva ni byiza. Uyu munsi reka nkubwire hari ikintu cyishe abarokore, reka nyivugeho gatoya. Abarokore bishwe n'umugozi, umugozi witwa ubuhanuzi. Abantu barahanuriwe mbere yo kuza mu rusengero, barahanuriwe no kuja mu rusengero, barahanuriwe. Reka mvuge ubuhanuzi mu mpano yo guhanura. Nubwo hari ababikora neza, ariko hari n'ababikora nabi. Noneho abantu benshi hari ukuntu mu myumvire yabo, simvuga ngo ni bose, ariko harimo abandi usanga imyumvire yabo yaramaze kuba atakidi n'ubuhanuzi. Noneho ukabwira umukristo ngo tujya gusenga, ikintu ahita kubwira ngo none senga aho hantu barahanura, ngo nibura senga barahanura. Kwibaza aje gusenga ubuhanuzi cyangwa aje gusenga Imana yonyine? Akabubwira ngo none se ngo basisenga umushumba wanyu ngarerekwa, ngo nibura ngo yandeberamo, nimba baje kuraguza, nimba ari umupfumu, byarayoberanye. Nuko abakristo muri iki gihe bameze ngo none se ngo buriya ngo nubwo uri kumwe ngo tujye gusenga, ngo basisenga umushumba wanyu, ngo nibura ngaraza kundebera ko nkeneye visa, ngaze kubimbwira, ngaraza kundebera se ko basi mfite ideni wenda ze kurimbwiraho uburyo rizakemuka. Ariko ibyo bintu byisha abakristo, aho gushaka Imana barashaka ubuhanuzi. Kandi umva mbabwiza ukuri, amatorero menshi avuga hejuru y'imbaraga z'umusaraba n'uwawubambweho, akenshi ahura na challenge yo kutabona abayoboke. Ariko ya matorero akubwira ngo uyu munsi nutaha urabona iki n'iki, uyu munsi nibigenda gutya, wavuye gusambana, wavuye muri night club, wagera mu rusengero bakubwira ngo Imana iguhaye umugisha, Imana iguhaye kurira indege, Imana ikayagote ngahantu niho nzajya nza. Abenshi bubakira hejuru y'izo mbaraga z'ubuhanuzi. Ariko ndajya mubabwire kuri icyo bita bad effect, cyangwa se les effets négatifs, cyangwa ingaruka mbi zishingiye hejuru yo kubakira ku buhanuzi. Reka mubwire ngo iyo bya bintu bidasohoye, abantu bose batangira gutuka wa muntu wabibabwiye. Ikindi bakongera bagatangira kuvuga ngo iyo Mana yanyu niba irabesha n'inyabinyoma. Abantu bakabije gusebya Imana yacu, abarokore bakabije gusebya Imana yacu, kubera ko ubuhanuzi bwamaze kubagiraho ijambo. Uyu munsi uraza mu rusengero, wakumva nta muntu uvuza indimi ngo amashakaramando sandororiya n'ibindi bitandukanye, njya numva ukabanga ahantu amaterane ntago yaryoshye, ngano ntabwo nzagaruka, ngo kubera yuko ngahantu ngo nta mwuka wera hari. Noneho waba uri umushumba, cyangwa se waba uri umudiyakoni, cyangwa waba uri umwarimu, cyangwa iki, ukajya uvanga ariko itorero ryanjye kuki abantu banshiraho. Wagira amahirwe abantu bakabikubwira ngo nuko mudahanura, hanyuma ejo ukaza mu rusengero ugatangira ukavuga ngo Imana irambwiye ngo ibahaye umugisha, Imana irambwiye ngo muhaguruke abarwayi ngo bagiye gukira, ngo hari abantu barwaye umutwe. Kandi ninde se utarwara umutwe mu materaniro? Hari umuntu mu bantu 100 haburamo umuntu urwaye umutwe. Ngo Imana irambwiye ngo hari abantu ngo bafite amadeni, ngo Imana irabishyuriye. None se ubwo ko mu bantu barenga 100 habura umuntu ufite ideni ry'umuntu? Ubwo nukuvuga ngo ari gukora icyo bita copy and paste. Donc ari kushaka kugira ngo abantu bavuge ngo no kwa runaka ngo harimo ubuhanuzi, ngo no kwanuka ngo kubera ko yabonye ahandi bahanura, akabona ko itorero ryabo wenda rikomeye cyane rimaze kugira abayoboke benshi. Ariko ndagira ngo mbatangarize iki kintu bakristo bene data, abantu bubakiye ku buhanuzi bashenye sosiyete ya gikristo muri iki gihe. Icyama Imana, abantu kugira ngo bubakire ku buhanuzi bakubakira kuri nyiri ubuhanuzi. Abantu muri iki gihe
uyu munsi tuvugana hari uburyo ki abantu bitwara mu buryo bw'umwuka, ukaba uri umuhanuzi, noneho warahawe n'iyo mpano nk'umuhanuzi, ukaza mu rusengero gusenga, noneho abantu bose bakwitezeho kuri buhanure. Wenda wavuye n'ahantu nta n'ibihe wifitiye, cyangwa se umaze igihe warakamutse, cyangwa se warashaririwe, wagera mu rusengero bagatangira bakasenga, ukavuga ati nimva ahantu ntahanuye baravuga ngo naraguye, ugatangira ukwiyuzuza umwuka, nako ni imyuka nta nubwo ari n'umwuka, ugatangira ugasheza imigero ugapapaza, bakavuga ati wa muntu aracyarimo neza ntago yaguye, kandi wenda waraye usambanye, cyangwa waraye wibye, cyangwa se nawe nta bihe ufite, ukajya ukababwira ibintu bitanasobanutse, ukababwira ngo mbonye ikinyugunyugu gicaho, ikinyugunyugu ngo mbonye yerekwa ngo icyo kinyugunyugu gicaho, ngo Imana iravuze ngo ibarinze ibinyugunyugu. How is it? Ibyo ni ibiki? Bisobanuye iki? Kubera ko ntabwo ushaka gutaha uko waje, ngo batabona ngo waraguye, cyangwa se batabona ngo ntabwo ukisenga. Kubera iki? Kubera ko itorero ryubakiye ku buhanuzi. Abakristo bubakiye ku buhanuzi muri iki gihe, baraza mu rusengero bameze nk'abaje kuraguza. Urusengero rudafite abanyamwuka, rudafite abo nakita ngo ni abahanuzi n'iki, ngo ntabwo ruzatera imbere, ngo ntabwo ruzakura. Ariko mva mbabwire bagenzi, haleluya, abubakiye kuri iryo buye, Imana ishimwe cyane, ntabwo bazanyeganyezwa. Umva nkubwira, uwibakiye kuri rya buye twavugaga umunsi w'ejo, ntabwo azanyeganyezwa n'inkubi. Ariko ubakiye ku mashora y'ubuhanuzi, umuyaga nuza uzamuhondagura. Imana ishimwe cyane. Yobu ntabwo yigeze anyeganyezwa n'umuraba, kuko yari yubakiye icyo bita kubaka kuri urwo rutare. Ariko reka nkubwire nshuti yanjye, hari abantu tuzi bubakiye ku muyaga, ariko uyu munsi wa none bamwe bararangiye burundu. Hari abantu abahanuzi bashutse, barababwira ngo baruzi n'ikindi, ngo ndi kukubona umukozi w'Imana mwiza, ndi kukubona umupasiteri mwiza, ndi kukubona umushumba mwiza, agahita avuga ati kabaye ubu mpise nshinga itorero, cyangwa se nshinze ministeri runaka, bikarangira arangiye. Yahura na challenges ebyiri agahita avuga ati bayi imiryango ndayifunze. Ariko umva nkubwire, banza ugenzure mbese ibyo wakira byose bimeze bite. Abantu benshi bagushijwe n'ubuhanuzi, ngo baraduhanuriye ngo none byanze gusohora ngo naraguye. Uwo ni wa undi wasogongeye. Ubuhanuzi sinzi impamvu ndi kuvuga kuri iki kintu, kuko bushenye umurimo w'Imana mu buryo bukomeye cyane. Abantu nibakiza mu rusengero bashaka kumva ijambo ry'Imana, kandi Bibiliya nibwo buhanuzi bwonyine butavangiye, nibwo buhanuzi bufatika bagenzi. Umuntu naza akakuramburira Bibiliya, akagusomera Bibiliya, akavuga ngo dusome mu byahishuwe mu itangiriro, uzavuge ngo I receive in the name of Jesus, ndakiriye mu izina rya Yesu, kuko nibwo buhanuzi bukomeye. Kuza imbere yanyu nka papaza, nkagira gute, ntacyo bimaze, there is no way, nta kintu bisobanuye. Ariko uyu munsi niduhagarara mu ijambo, rikatubera itabaza rimurika ibirenge, ibyari bidufiteho ijambo tuzabigiraho ijambo. Satani yakangishije Yesu, aramubwira ngo nusimbuka ngo abamarayika baragusama, ariko Yesu aramubwira ngo ntukagerageze iyo Mana, ntukagerageze Imana. Ndagira ngo mbabwire bagenzi, hari ibintu bimwe na bimwe ubwonko bwacu bwamaze gutuma bitugiraho ijambo kandi bitari ngombwa. Uyu munsi hari n'abantu baza bakakuroga mu myumvire yawe, bikakugiraho ijambo, bakakubwira ati waruzi n'ikindi. Mugenzi wawe runaka musengana yakuvuze, yambwiye gutya na gutya. Ibyo bintu bikakugiraho ijambo, wajya unahura nawe nongere no kumureba, wajya unahura nawe nongere kumusuhuza, mwaba muririmbana muri korari, yewe niwongere no mbese bikaba birarangiye. Hari abarozi ntabwo ari abazagutamika bonyine gusa, hari n'abarozi baroga abandi mu myumvire, hari abarozi baroga abandi mu rusengero. Imana ikajya yirirwa igaragaza ngo abarozi, kandi abarozi barahari. Wowe ukagira ngo ni ba bandi iwacu twajyaga tubona abarozi baguruka, abarozi bamwe bakaza bakadusanga mu nzu nzikaka yose. Ibyo ndi umugabo wo kubihamya. Hari abantu batajya bemera ko abarozi baho, ariko jewe narabibonye n'amaso yanjye,
kandi ndi umwe mu bantu bariye kuri ubwo burozi busanzwe. Ariko ubwo ndi gushaka kuvuga niba abandi bamwe namwe barogesha umunwa bakarogesha ururimi rwabo, bya bintu bakurogesheje, ya magambo wabwiwe akakumara imbaraga z'umutima akakugiraho ijambo. Nimba wasengaga muri rwa rusengero ugahita urivamo, nimba wagendaga kuririmba muri korari ugahita uyireka, nimba wagendaga muri groupe de prière ukabihagarika ngo runaka kubera amagambo wakiriye ameze nk'urusagwe. Imana itugire neza. Mu gitondo twize ijambo rikomeye reba ngo ntimukaboheshwe n'abantu bafite amagambo ya empty word, donc amagambo adafite icamara. Ibintu bimaze iminsi byaracankaranye mu bantu b'Imana. Ese uhagaze ute? Ni nayo mpamvu Yobu, Elifazi na Bildadi n'inshuti ze n'abantu benshi abo yabonaga ko ari inshuti ze baraje bakajya bamubwira amagambo ashaririye, baramuroga, bashaka kumuroga. Ariko Yobu basanga yubatse kuri urwo rutare, aleluya, basanga yubatse kuri uwo mugabo uhambaye, bagakomeza kumuroga. Umugore waraza ati yihakana iyo Mana, bwari uburozi, ni très toxique bagenzi. Ariko Yobu avuga ijambo rikomeye, aravanga ariko njye ubwanjye nzi ko umucunguzi wanjye ariho, haleluya. Yari yaramize uwo mugabo. Bagenzi, uyu munsi uburozi nibukugera urasubiza iki? Icyama Imana uyu mugoroba abantu bose bakamenya ko hari Imana ihinduranya ibihe, bakamenya yuko nufata umwanya wawe ngo uhereze bya bindi bikwangiza muri mayindi, ibikuzirikane, reka ubwe turi mu kwibohotora ingoyi za Satani. Hari ibintu byinshi tuzavugaho muri uku kwezi kose byigenda bidufata bimwe bitandukanye, ari nibyo tuzajya tuvugaho ukibaza ati kumbe n'aka kantu kari kamfashe kagatuma ntabahoka. Uyu munsi ndi kuvuga hejuru y'abahanuzi bakuroga, hejuru y'ururimi rukuroga, hejuru y'abantu bakuzanira amagambo atandukanye, hejuru y'abantu bakwica bigatuma utabasha kugera ku nzozi zawe. Ariko uyu munsi ndaguhanurira nanjye nkubwira ngo hagarara ku ijambo rya nyiri ijambo, hagarara mu cyo Imana yavuganye nawe, hagarara mu ijambo ry'umusingi ariyo Bibiliya yera. Wishaka kuvuga ngo njyewe ngiyo Mana nakijijwe muri mirongo, nakijijwe iki gihe iki n'iki, ariko uva nkubwire ushobora kuba warakijwe ari kuri tonovide, ntacyo ufite. Ariko Pawulo abwira Abefeso mu bice 6 yarababwiye ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu bushobozi bwe bwinshi, mwambara imbaraga zose z'Imana kandi mutware intwaro zose z'Imana, kuko mutarwana n'ibifite imibiri n'amaraso, ahubwo murwana n'abatware n'ingabo z'umwijima. Reka nkubwire muri izo ntwaro yababwiye, wenda tuzagerageza kugenda tuzivugaho gake gake. Harimo intwaro y'ijambo ry'Imana ari izabasha gutuma uzimya ya miyaga, ya myambi yose ya sekibi. Mana ishimwe cyane. Abantu muri iki gihe baracankaranye, bafite ibintu byinshi bibaboshye. Ngo njyewe ngo ntabwo naza mu rusengero, ngo nta bihe biba bihari. Ni wowe utagira ibihe. Wibeshya urusengero ngo nta bihe, wibeshyera abakristo ngo nta bihe. Ni wowe udafite ibihe, kuko ni wibyaramo ibihe biraza. Imana ishimwe cyane. Igishirira kimwe gishobora kwatsa amakara yose. Rero nimba uje wowe nawe utari igishirira ugasanga amakara na amakara, nawe ukaza ugasanga nikameze nawe, ubwo suribwira yuko utari ikara gusa, wabaye igishirira ukareba ko nandi makara ataka, ukareka kuza gutera waraza ubeshya ugenda uvuga oya. Umva, mureke duhamagara Imana twamenye, tureke guhamagara Imana twumvise. Mana itugirire neza cyane. Wishaka kumvisha yuko aho usengera muri eglise usengeramo ntago basenga Imana neza, ntago bafashwa, ngo kuko utumvise bavuga indimi, kuko utumvise banura, kuko utumvise bagira gute. Oya, wowe se ufite iki? Mbere yo kujajinga abandi ufite iki? Ubundi kandi ingunguru zirimo ubusa nizo ziduhira cyane. Ingunguru zirimo ubusa ziraboroga, we iyo uyikozeyo itimera nka za ngoma zazi nizo mu baporosi wacu. Kubera iki? Nta kintu bifite.
Pawulo yanditse Abakorinto arababwiye ngo iby'umwuka bigenzuzwa n'abanyamwuka. Ni gute umunyamubiri yakugenzura uri umunyamwuka? Ni gute yabigenza gute? Ntabwo bishoboka, kuko biba bihabanye. Ariko ugasanga umukristo nyamukristo nkaho yahagaze mu nguni yiwe, ahubwo niwe uri kujyana uburozi, niwe uri gutanga icyo yabaye porte parole wa Satani. Usikara abantu bahinduka aba agent ba Satani mu rusengero we, bakabohwa n'ibyo bintu, akaba ari intumwa ya Satani kandi nawe mu buryo atazi. Nyamuneka isuzume wowe mugenzi unteze amatwi, ubanze urebe ko utari intumwa ya Satani mu bijyanye n'ubwami bw'Imana, kandi witwa ngo warasogongeye, wateye imbere, waje mu nzu y'Imana. Isuzume muri aya masaha. Yobu we yasubijanyije amagambo y'ibyiringiro, haravuga ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho. Uyu munsi uri gusubiza iki? Uri kuvuga iki mu yane magambo? Reka babwire, nta gihe dufite cyo gutakubita bifite umumaro. Reka tugende mu maso. Muganda yagamba tugende mu maso. Mureke tugende imbere, dutere imbere. Tureke gusubira inyuma, kuko inyuma ni habi, ariko imbere ni heza. Haleluya! Inyuma ni habi, hazahezwa imbwa n'abarozi, ariko abakurikiye Uwiteka, haleluya, ngo bazasubizwamo imbaraga, bazakinagira nk'inyana ivuye mu ruho. Ariko Mana ndagukunda rata, Mana ishimwe cyane. Wicerezwa n'abagufiteho ijambo, wicerezwa n'ibigufiteho ijambo, kubera yuko kuva ku bwa Yohana umubatiza ubwami bw'Imana buratwaranirwa, ngo n'ababujyamo babugishwamo imbaraga. Wishaka kugira ngo umwanya wawe uharire ibintu bidasobanutse mu mutwe wawe. Za mu nzu y'Imana uje gusenga Imana, za mu nzu y'Imana uje kumva icyo Imana igushakaho. Hari abantu baza mu nzu y'Imana baje kureba uko barunaka bambaye we, ngo reka nzanye kureba ukuntu bambaye, agacerezwa n'ibyo mu rugendo, ngo mu rusengero ngo bambaye gutya, ngo korari yagiye kuririmba ngo bambaye gutya, ngo pasiteri ngo yaje noneho yambaye karuvate ngo mbishahu, ngo yaje yambaye igikositimu cya feke. None se umaze iki mu rusengero wamuguriye kositimu nzima? Nimba ubona ko ari icya feke wamuguriye, wagize amaso areba ukareka kumutesha umutwe, kuko wabaze kuba intumwa ya Satani irwanya uwo mushumba cyangwa irwanya uwo muririmbyi ngo yambaye inkweto icitse. Umumariye iki se wamuguriye inshyashya? Hari abantu bashinzwe no kugenzwa na byinshi mu rusengero, hari abantu bashinzwe no kugenzwa n'utuntu dutandukanye. Ariko mva nkubwire inshuti yanjye, ndagira ngo uyu munsi byari bigufiteho ijambo byiyake. Nimba uzi neza ko hari ibintu byagiye bigushinga bikagufata, ndagira ngo ntangaze uyu mugoroba, ni igihe cyo kubwira ibyari bigufiteho ijambo ngo ndekura ngende, kuko Uwiteka ntegereje hakurya ya Yorodani. Mana ishimwe cyane. Abantu b'abahanuzi bigeze bahagarara hakuno bababwira umugabo bita Elisa, baravuga ati ariko urajya he ko shobuja ari bugukurweho? Hari abantu bakubwira ngo ntabwo uzagerayo, hari abantu bakubwira ngo mbese ngo uratera imbere ute, ngo ugiye gucuruza ngo ntabwo uzunguka, ngo ugiye gusenga ngo ntacyo uzageraho, ngo ugiye muri minisiteri runaka kwisengeramo ngo ntakigenda, ngo ntabwo itera imbere. Umva nkubwire, n'uzabikubwira uzamubwira ati niho ndatera imbere. Njyewe Imana nakurikiye ntabwo igihemba nabi. Mana ishimwe cyane. Imana Elisa abwira abahanuzi, arabwira ngo muceceke, ibyo nabyo ndabizi. Yari abizi ko Eliya ari bumukurweho, ariko nigeze yumvira ibyamugizeho ijambo by'abana b'abahanuzi. Iyo aza kubyumvira ntabwo yarabonye umugisha. Mu bitangaza byakozwe byose mu bahanuzi babayeho, n'amagufa ya Elisa niyo yakoze igitangaza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Elisa yabaye umuhanuzi ukomeye cyane, yakoze ibitangaza bikomeye, ariko yageze no ku magufa, amagufa yiwe yari yuzuye umwuka. Ndagira ngo abantu dusengana muri Rise and Shine World, n'abantu dusengana muri Christianism, cyangwa se mu bantu bamenye icyo bita Kristo, ndagira ngo nitujya tuba mu materaniro, nitujya tugenda mu buzima, nitujya tuba turi kurya, amaraso yacu n'inyama zacu n'imisokoro n'amagufa bijye bihinduka Kristo. Haleluya. Icyama kakantu mukakumva neza. Icyama
n'amagufa yacu akuzura umwuka wera, ngo bageze ngo uwari warapfuye bamukubite mwumva, bamukubite hasi bikanze abantu, yamva yarihambwemo Elisa, nuko ngo bamukubiteho, wa muntu wari witabye Imana nawe abarabadutse, aba yirutse inyuma y'abantu, bamubonye ati reka da byakomeye. Kumba amagufa ya Elisa yari afite icyo bita umwuka, dayo we yari afite umwuka wera. Ibaze n'amagufa sha, ariko uyu munsi wowe upfuye sha nisaze ngira ngo nta n'igicurane cyavaho, ntibyakunda. Kubera iki? Imibiri yacu yabaye indiri y'ibyaha, imibiri yacu yabaye indiri z'amagambo, imibiri yacu yabaye indiri z'ishyari, imibiri yacu yabaye indiri z'inzangano, imibiri yacu yabaye indiri z'ibintu bya feke byinshi itorero muri iki gihe. Ariko icyama Imana uyu munsi tukagira ijambo ku bidufiteho ijambo. Icyama Imana mu Kristo munyamasengesho, ukarangwa n'indangagaciro za Gikristo. Uyu munsi uhagaze ute? Ese uriyumva ute muri iki gihe? Turi mu kubohoka. Ndagira ngo mbatangarize ukwezi kuzarangira abantu babohotse, ingumba zitabyara zabyaye, abarwayi bakize indwara zitandukanye. Ariko mbere yo kubaka inzu, reka tubanze duhere hasi, dukubite ibyari bidufite, tubanze tumenagure, twubaka umusingi muzima. Nitumara kubohoka tuzagenda turirimba ya ndirimbo ngo jyana umuco muri Afurika, jyana hirya no hino. Mbese tuzagenda twumva dufite confidence yuko dufite uwo mwami. Ariko uyu munsi urabohoka, numara kubohoka udafite uwo mugabo nyamugabo, ugende nimba Imana iguhaye imodoka utangira ujye wirata, wiyemere, wirye, kubera ko ntabwo wabohotse warubatse fondasiyo y'umutima wawe. Kandi ubwo urashaka ngo Imana ikugirire neza, kandi uracyuzuye ibintu byinshi bigufasha umutima wawe. Ese uhagaze ute mwene data? Navuze ubuhanuzi, navuze uburozi bw'ururimi, navuze ibintu bitandukanye. Wowe uhagaze ute? Suzuma imitekerereze yawe, urebe ko bitakugizeho ijambo mu bwonko. Ese ntabwo ucumujwe n'ubuhanuzi wanuwe, ntabwo ucumujwe n'amasezerano byakugizeho ijambo? Urashaka ngo ngapfa ngo ngenge se ubundi ajya gusenga iki, ngo n'ubundi ko ibyo nasenze ngo byanze no gusohora. Ibyo byamaze kukugiraho ijambo, ibyo byonyine gusa. Ntabwo dusenga kugira ngo baduhe imodoka my friend, ntabwo dusenga kugira ngo baduhe inzu reka, ntabwo dusenga kugira ngo tuzabone abadamu beza n'abagore beza n'abapapa beza, ntabwo dusenga ngo itorero ngo rizakure gusa. Oya, ahubwo turasenga kugira ngo tuzajye mu ijuru. Icyo kintu ni ikintu gikomeye. Yesu yavuze muri Matayo, aravuga ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Wishaka rero gushaka ibintu mbere yo gushaka nyiri ibintu. Mureke dushaka ubugingo bagenzi, wiheranwa n'ibintu by'ibicantege. Fata umutima wawe, umutima wawe ufite icyo bita ventricule gauche, ventricule oriente na oriente gauche na oriente droit, na ventricule gauche na droit. Ugizwe n'ibice bine gusa. Uwo mutima wawe hita uvuga uti ngewe umutima wanjye, igice cya mbere ndagishyiramo Imana, icya kabiri ngishyiremo wenda abana banjye n'umuryango wanjye n'iki, icya gatatu ngishyiremo akazi kanjye nkora, icya kane wenda gishyiremo itorero runaka. Nihagira umuntu ukuzanira ubuginga, umubwira ati we shambure zanjye z'umutima zaruzuye, I don't have a time y'ibyo bintu mbwira. Nuramuka ubonye hari intekerezo ikujemo, ugasanga muri shambure z'umutima wawe nta ifitinga, uyibwira ati wapi, umutima waruzuye. Nakagira ibintu bikuzuriza umutima bikugiraho ijambo, kuko bizagukereza kugera kuri destination yawe. Ibyatumye Abisirayeli bamara imyaka 40, ndagira ngo mbabwire urwo rugendo wenda dushaka tuzanaruvugeho. Nuko hari ibintu byinshi byabafashe mu mbaraga z'imitima, ubwonko bwabo burandura, bituma bazenguruka imyaka 40 mu butayu, kandi bari kwagenda iminsi mike cyane. Ndagira ngo mbwire ngo hari ibintu biri gutuma utagera ku nzozi zawe, kubera yuko wabihaye umwanya mu mutima wawe. Hari umuntu uzakubwira ngo ngewe ngi wacu turi ibishegabo, twe turabizi, nawe ukaba uri igishegabo. Twara ubushegabo bwawe mu nzu y'Imana, nta bishegabo dukeneye. Ngo ngewe ngi wacu ntabwo tuvugirwamo ngi wacu ntabwo tuvugirwamo.
ngo iwacu ngo kuva ku ba stata ba sogokuru n'abande ngo ntabwo umuntu wavugirwagamo ngo jewe ngo ndaguhakane nta mu nzu y'Imana. Imana igomba itaragucura ngo ibyo bintu wiyemeramo byo kuvuga ngo simvugirwamo bibanze bigushiramo. Uracyafite akazi kenshi, uracyafite urugendo rurerure. Ntabwo mu nzu y'Imana haba ibishegabo, ntabwo mu nzu y'Imana haba ngo simvugirwamo, ntabwo mu nzu y'Imana haba ngo jewe ngo iwacu ngo ntabwo twasuzuguwe. Imana iragukaranga ikaguhindura zero. Yo niyo mpamvu yavuze ngo izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzahinduka nk'izabu nziza. Utari wabona ijisho ry'Imana rigukanuriye nibwo utangira kwiyemera. Abantu benshi bakabije kwiyemera, abantu benshi bakabije kwigira ikintu runaka. Ariko mureke tube hambi imbere y'Imana, twicishe bugufi imbere y'Imana, kuko ibintu nitwe akenshi twariboshye. Turiboha umunsi ku wundi, turiboha igihe cyose mu nzira zacu za buri munsi. Utekereza ute mu buzima bw'umukristo wamaze gusobanukirwa akavuga ngo namenye Imana, narabatijwe, nagiye none se kuki nimba warabatijwe ukamenya Imana, kuki uyu munsi ushobora kwanga mwene so? Kuki se uyu munsi ufite ubusambo? Uzikara abantu bafite ubugugu wagira ngo bafite imiri mu mufuka, neza ukagira ngo afite imiri mu mufuka. Bamubwira ati iki niki gukora mu mufuka ukagira ngo inzoka iramuriramo. Bagenzi, mu nzu y'Imana Bibiliya irambwira ngo sinjye uriho, ni Kristo uri muri nge. Ese Kristo agira ubugugu mu mufuka? Icyo ni kimwe. Abantu benshi bibohesheje nta imigisha kandi turibwa dusenga Imana ituhe, Imana itugire gutya, Imana baba ukiri gusaba urubyaro ariko udashoboye no kuba waterura umwana wa mugenzi wawe ngo ngewe ngo iwacu ngo barabizi ngo ngewe ngo baramwana ngo iwacu ngo turanena ngo tugira kamere yo kunena. Come on. Kandi uri kuvuga ngo icyampa urubyaro, icyampa mwana, icyampa abana, kandi no umuturanye. Yesu yigeze akoresha ijambo rikomeye avuga ngo nararwaye ntimwansura, ngo nagiye muri gereza ntimwangemurira. Reka mbabwire bagenzi, mbere yo kugira ngo usabe ikintu banza umenye ngo mbese nta hantu ndi gukosa Imana, nta hantu niboshye hatuma nabasha kugera ku nzozi zanjye. Ese wowe urashaka amafaranga, urashaka ibiryo, ejo haje umwana w'umuturanyi ubona yashonje, ntiwanamuha n'akantu wari ufite aho mu nzu, warangiza uri kuvuga ngo Mana wanyicishije inzara. Wowe se wamariye icyo abandi? Mana dore wanyimye amafaranga, Mana nta mafaranga afite, none se wowe ayo watunze yabijana wari mariye iki abandi? Hari ibintu twiboha mu bagenzi, hari ibintu twiboha. Mbere yo kugira ngo ubanze uganire n'Imana, banza umenye ngo mbese ngewe nibohesheje iki. Hari abantu bibohesheje iminwa yabo, kavuga ngo ngenda bizi neza ntago nzatera imbere tu. Neza ukabyanzura ugashyiraho akadomo ati ntago nzatera imbere. Ni ukuri reka nkubwize ukuri, ntago uzatera imbere, kubera ko wamaze kwiyaturiraho kutazagera iyo ujya. Akanwa kararema. Iyaturireho ibyiza, yaturireho umugisha, yaturireho amahoro. Ngo ngewe ngo ndabona urugo rwanjye n'ubundi ngo ntago ruzaramba tu, ngo ndabona nta cyerekezo. Shana ukuri reka nkubwiye ntago ruzabaho. Kandi nugera muri cyagiye rugiye utangira ngo Mana ngo wari warambwiye ngo unyubakire urugo, ngo Mana ngo wari warambwiye ngo nzagira gutya, Mana wari warambwiye ngo uzamfasha ibi n'ibi, ngo none ungenje ute, ngo none ubigenje ute? None se si wowe warwisenyeye uvuga ngo ntago ruzaramba? Warangiza ukaza kubesha rimwe kubwira Imana ngo ntago yagushubije icyo wari warayisabye, ari wowe wiziritse, wowe wishenye. Bya bintu nahera uvuga ngo ukavuga ngo umuryango wacu wenda ngo twabayeho gutya, ngo nango na data nta modoka yatunze pe, ngo nanjye ndabizi ntayo napfa gutunga rwose. Reka nkubwira uzarinda upfa nta n'igare utunze, ahubwo haba na so wenda yatunze igitogotogo, ariko uzarinda upfa nta n'icyo utunze. Kubera iki? Wowe uri kwiboha ibintu, intekerezo zawe zakugizeho ijambo, imivumo yose irazi kwirunda mu bwonko. Reka mbabwire bagenzi, ni igihe cyo kubwira Imana ngo Mana njyewe ubwanjye n'ibyo ndunze nuki byose bibi by'uwo mucunguzi. Hari umugabo nakunze muri Bibiliya muri Yoshua, yaravuze ngo njyewe
niba mubona ko gukorera Imana atari byiza cyangwa se nta mumaro bifite, njyewe ubwanjye n'umuryango wanjye n'abana banjye n'ibyo ntuze n'iki, twebwe tuzakorera Uwiteka. Ndagira gufata umugambi uvuge ngo nimba ibintu byose ubona bidagenda, bwira Imana umere nka Habakuki yaravuze ngo nzahagarara ku munara wanjye ndindire numva icyo Uwiteka ambwira. Ariko arangije avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo naho imitini itatoha, inzabibu nizere bagahingira ubusa imyelayo, nta kabuza yuko nazakomeza gushima Imana. Bagenzi, wikiboha wituma ngo bose ngo iki kizashoboka. Ni ukuri ntabwo kizashoboka. Ntabwo cyashoboka, kubera ko wamaze kugaragaza yuko kitashoboka. Ariko abizeye uwo mwami, haleluya, abizeye uwo mucunguzi, Imana ishimwe, baravuga ngo nubwo ku maso y'abantu bidashoboka, ariko imbere y'Imana birashoboka. Hari abantu benshi twabonye biyatureho imigisha, uyu munsi bageze kuri level bifuza, ariko uyu munsi wowe uracyari unyana yimbwa, uracyari guhebeba, uracyari aho gusa. Imana itugiriye neza cyane. Uyu munsi witwaye ute mu mitekerereze yawe? Kuko igisubizo kiri mu mitekerereze yawe, ubutabazi buri mu mitekerereze yawe. None se nimba warubakiye ku bintu runaka, nimba warubakiye ku bahanuzi, nimba waza mu rusengero ngo nimba nta muhanuzi urimo ngo runaka, ngo nimba bishop atasenze uyu munsi ntago ndi busenge, nyine ntago ndi bufashwe, nimba Muhirwa atayoboye ntago uyu munsi ndi bunezerwe, ese ubwo urumva koko udafite ikibazo cyo mu mitekerereze? Wenda uwo munsi marayika yagambiriye kukugirira neza, ariko araje arakubura kubera ko ubwonko bwawe bwaratokowe, ntiwabimenya. Nta muntu n'umwe utagira icyo agufasha kuri iyi si. Nigeze guhura n'umusaza arampanurira jewe, arampanurira rwose biremera, nari ndahantu mu Gashyekero. Reka mbabwire bagenzi, nta muntu n'umwe utagira umumaro muri ubu bwami bw'Imana. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo naho twatuza amabuye yarangurura. Bivuze ngo kugira ngo izajye gukoresha amabuye nuko izaba yarangije n'abana bato. Dufite abana bato cyane b'imyaka 5-6 ari abahanuzi uyu munsi, ari abakozi b'Imana n'abavuga butumwa. Muri Kenya hari umwana w'umureverandi muto cyane aravuga ubutumwa mu biterane bikomeye. Mu Rwanda murabizi dufite abana b'abakobwa n'abana batoya cyane bariho baravuga ubutumwa bikomeye. Abakuru byarabananiye, ariko Imana ihagurukije abana. Nimutemera izakoresha n'ibyo mubona bidashoboka, ariko ubwami bw'Imana bwamamare. Ese imitekerereze yawe urumva yaramaze guhinduka? Psychologically urumva ubwonko bwawe buri gukora neza kugira ngo busingire igitangaza cy'Imana? Uyu munsi Imana iguhaye miliyoni 2, warananiwe no kumanaginga 20,000, warananiwe no kandi urayisaba miliyoni 2, ariko 20,000 wananiwe kubikiranukamo. Ubusura urambwira yuko Imana hari icyo yakumarira koko? Inabiguhaye wahita usara, wahita utangira guta imitwe, utaguraga indaya ukayigura, utangwaga inzoga ukayinywa ugasara. Ariko Imana iturebera hose, yibeshye igahumbya gata abantu bashira. Ariko uyu munsi ibyari bigufiteho ijambo, Uwiteka nabigireho ijambo. Haleluya. Ibyari bikugoye mu mitekerereze, Uwiteka nankundira abikubite hasi. Wongere uhaguruke wemye, wongere ube umuntu muzima, wongere utangire gutekereza nk'abarokore, wongere utangire gutekereza nk'abantu intekerezo zabo zafungutse, utangire kureba nk'uko Gehazi yarebye nyuma y'uko afunguka amaso akareba ingabo z'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka mbabwire bagenzi, saba Imana kugira ngo imitekerereze yawe yongere ijye ku murongo neza. Hari abantu bafite disorder mu mitekerereze kubera ko ibintu byamaze kubagiraho ijambo byinshi, ariko Imana itugiriye neza. Ntabwo nzi muduhagaze mu uyu mwanya, ubukene uzi ko ari igihe bukugiraho ijambo? Ari umugani baciye ngo rega ngo ubukene ngo butuma n'umugabo ngo atikubitira umugore. Donc ibyo bintu ubukene ukumva ko bwakubanyeho karande, ukumva yuko byarangiye. Reka nkubwira, uzarinda upfa ufite ubukene, kubera ko ntabwo ushaka deliverance ya mbere ni wowe ubwawe ku giti cyawe. Reka nkubwira, nta mushumba uzapfa kuyikora ubwonko bwawe bukiboshye.
nta mushumba uzagukora deliverance, nta muhanuzi, nta n'umunyamasengesho uzaza akagusengera ngo ibintu byemere mindset yawe itari yarekura. Ntibibaho. Ahubwo uzahora uvuga ngo ngewe ngo baramanuriye, ngo baransengeye, ngo bagize gute, ariko ibintu nibitera imbere, ngo ngewe reka barugero rwa hafi. Hari abakobwa cyangwa abasore bageza mu myaka 40 ngo ngewe ngo wapi nguriya muntu ngo ntuhagara wo mu bwoko bw'iwacu, ngo abandi ambagiza ngo sawa mu bwoko bw'iwacu, ngo abandi ngo ntagara abo dutuye muri karitsiye imwe, abandi ngo ngewe ngo numva nashize imbere ikintu kivuga ngo nshaka umusore w'igikara muremure, inzobe zose zazo ukazirukana ukarinda ugeza ku myaka 50. Nimba ushaka umugabo mwiza w'igikara muremure cyangwa w'inzobe muremure, wagiye ukamwiremera mu ruganda nimba hari aho umufite. Ariko Imana kitanguka ishaka mwa bagenzi mwe. Izo kondisiyo dushiraho niziki? Karizo ziduhejeje wacu. Karizo zitumye Reka babwire. Bwira Imana ngo Mana, ubushake bwawe burasharira ndabizi, ariko ngenera ikinkwiye ubona kizangirira umumaro ejo hazaza. Ushaka kuzana uwo mubogari w'umukara cyangwa w'inzobe cyangwa w'iki, ejo akaguterura n'ibyuma akajya guterura akakudunda hasi. Nyamara wakizanira nka Bishop nanutse ufite ibiro 100 ukavuga ati uyu ni sawa, kubera ko wenda nateguwe ku Mana. Nshatse kubivugira iki? Senga ku musaraba haranagana, wikiboyesha imigozi. Ku musaraba bariho, genda ushitureho uwawe Kristo yagushyiriyeho. Mana ishimwe cyane. Imana yarakuremye kuremera Edeni yawe, ikurema n'ibigutunga. Ni nayo mpamvu umuswera avuze ngo Mungu akileta mtoto analeta sahani yake. Imana nigura ubyara izazana n'isahani ze. Wishaka kuvuga ngo ntabwo nzabyara, ngo ubusenga abana nabatungisha iki, ngo umwe ngarahagije. Ni byiza umwe arahagije. Hari ibihugu wenda byemera umuntu umwe, ariko nimba ukiri mu gihugu kibasha kwemera kubyara, byara. None se n'ubundi kubyara umwe agapfa, wabyara benshi nabo bagapfa, wabyara 2 bakarya, wabyara 5 nabo bakarya. Wowe suri igiki cyo kugerera Imana igipimo? Reka mbabwire mwa babyeyi mwe, fata intekerezo zawe uzihindure, kuko nizo zitumye utagera ku nzozi zawe. Imana itugiriye neza cyane. Ntabwo nzi uko uhagaze muri uyu mwanya, ntabwo nzi uko umeze, ariko ndagishaka kugira ngo wisuzume, urebe ibigufiteho ijambo muri aka kanya. Ese ntabwo ari wowe wabyizaniye? Ese ndabizi neza ko haba n'icyo bita external cyangwa se ibiri hanze bishobora kukugiraho ijambo, ibiri hanze y'imitekerereze yawe. Ariko ibiri hanze y'imitekerereze yawe biroroshye cyane kubigira gute, kubitsinda. Buriya umuroza kuroga agahora kuroga buri munsi kuko aturutse hanze y'imitekerereze yawe. Ushobora no kumuhunga ukigira muri Kenya cyangwa se muri hehe, i Burundi cyangwa n'ahandi. Umuroza agasigara ashwiragiye aho ngaho za hehe, muri karitsiye utuyeho, kuko ibyo ubasha kubihunga, ubasha kubirwanya bigakunda. Ariko imitekerereze yawe ni nayo ikwishe, ni nayo ituma utagera ku nzozi zawe, kuko ibindi biri inyuma. Intambara wangabaho ngo wamvuze ngo jya Bishop uvuga ikibintu uko amfata ku munwa ngo sinjye wenda cyangire gute, ngo urashaka kundwanya. Hari ubwo uri bunkubite se? Gerageza wibereho rwose. Ibyo biroroshye cyane gushyiraho icyo bita bariyeri, ku buryo wamera nka Yobu yaravuze ngo nubwo ndi guhamagara umugaragu wanjye ntanyitabe, nubwo abaturanyi ndi kubyuka bakanseka bakankwena, ariko nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Bariyeri yayishyize avuga ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho. Biroroshye cyane ibiza bikurwanya ko wabihagarika bigakunda mu buryo bworoshye, ariko ibyamaze kwinjira mu bwonko bwawe biragoye cyane kugira ngo ubashe kubikuramo. Uyu munsi rero icyisha abakristo ni ibyinjiye mu mitekerereze yabo. Ibyo uko umuntu yaguhanurira akakubwira ngo imodoka ntayo uzabona cyangwa ngo uzayibona, ibyo uko umuntu yaguhanurira akakubwira ngo urupfu ruraje, ibyo biroroshye.
ariko cya kindi wamaze gusetingamo ngo njyewe ngo runaka ngo yaramanuriye arambeshya ngo kubw'izo mpamvu ntabwo nzongera kujya gusenga, ngo niyo mubonye numvise seminyishe, ngo niyo mubonye ngo reka nkubwire, n'umuhanuzi cyangwa se n'umupasiteri azaza akagusengera akagukorera deliverance ye utari warekura icyo kiri mu mitekerereze yawe, ndagutangariza yuko bya bintu ntabwo bizagerwaho. Mana itugire neza cyane. Sinzi, ntabwo ndi kwibaza uko uhagaze muri uyu mwanya, simbizi, ariko Kristo warabireba, arakuzi kuruta imyambaro wambaye. Nimba warasogongera ukumva ko Yesu agira neza, ukamwegera, hindura n'imitekerereze yawe, hindura n'imivugire yawe, hindura n'imikore yawe, n'amaso. Buriya abantu banyweye itabi, mu itabi hari ikintu cyitwa nikotine, cyangwa se neka mbyite ubumara, uburozi buba mu itabi bwitwa nikotine. Noneho izo nikotine iyo ukoresha itabi cyane, ukanywa rigeraho rigafata mu mitekerereze, muri mindset, ya nikotine ikinjira muri mindset yawe, ku buryo kureka itabi haba intambara. Usanga waragize anomali y'itabi, ariko uwo kurebye akabona itabi warifata ukarijugunya, reka da, kandi mu bwonko wamaze gutokorwa na nikotine, wamaze kwandura iyo virusi. Ni kimwe n'abantu banywa urumogi, ni kimwe n'abantu banywa inzoga, ni kimwe n'abantu banywa za kokayine, ni kimwe n'abantu bakoresha ibintu bitandukanye, biragenda bika-affecting ubwonko bwabo cyane. Ni nk'abantu bikinisha, iyo bamaze kwikinisha 1 2 3 4 5 bihita bihinduka mu bwonko, bihita bijyamo ku buryo udashobora kuryama utikinishije, cyangwa waba uri no kugenda ukikinisha, kubera ko byamaze kujya mu bwonko, mu myumvire. Icyo kiragoye rero kugira ngo gikuramo, warakibohesheje. Ariko uyu munsi ndajya nkubwire ngo hejuru y'imbaraga bikuboshye hari imbaraga z'Imana zaguhindura ukaba mushyashya. Mana ishimwe cyane. Byaguhindura, Kristo yaguhindura. Kristo yageze muri wowe, yakutengeneza imitekerereze. Emerera Yesu azature mu mitekerereze yawe, emera Yesu aze iwawe. Kandi reka nkubwire nshuti yanjye, aho kugira ngo uzivuze menshi, ahubwo uzirinde. Hari umuntu ukubwira ngo ngewe ngaho kugira ngo nicwe n'inzara nangwa mu bitaro cyangwa nagira, reka mbabwire, akamanyu k'umutsima gacumuje benshi. Ibintu byo kugira ngo wumve yuko bese oya, hinduka imitekerereze yawe mu Kristo muvandimwe. Hindura imyumvire yawe. Imyumvire yawe nitangire ubwira Imana ngo ma direction y'imyumvire yanjye mizima. Hari abantu bakubwira ati ngiye hari toro ntazasengeramo kubera uko rimeze, kubera imyambarire rigendana, kubera ibi nibi. None se imyambarire, imitekerereze, imihagararire, urashaka kumbwira neza karayihuriye n'umuntu w'imbere? Banza umenye ngo mbese Imana iravuga iki kuri ibi bintu mbere yo kujajinga book, kujajinga igitabo kubera kava yacyo. Biragoye cyane utazi iki cyihishemo. Ushaka kureba umuntu gabati uriya muntu afite igihagararo, ari smart, n'umukozi w'Imana, kajya imbere nkaba haleluya, Imana igira neza, Imana irakora. Ariko reka mbabwire, it's not about ibyo mvuga. Banza umenye ngo mbese uriya muntu uri kuvuga bishop mimbere kava turi kuyibona, muramubona kuri YouTube, muramubona kuri video, namubonye, wenda n'umugabo w'inzobe, ari mu mwuka w'Imana. Banza utekereze ngo mbese koko, cyangwa se ukajya ukamureba ngo nguriya ibyo avuga byose, nguriya sha, nguriya ngo muzi hariya ngo kwa runaka sha, nguzigwa ngo kuri kara gasozi ngo yari yarabiciye, ngo yanywaga inzoga, ngo yari umusambanyi, yari umwibone. Ukagendera muri icyo, ukajajinga kava, ariko utazi ikiri box indani, ikiri mu gitabo indani. Kuko ikiri mu gitabo indani nicyo gifite agaciro kuruta ikiri inyuma. Imana ishimwe, haleluya. Reka nkubwire mugenzi, mbere yo kumenya umuntu imbere inyuma, banza umenye ngo uwo muntu aravugana n'ikiri Imana. Uyu munsi umukene ushobora kumuca urubanza ngo ntiyabwiriza ngo ufashwe, ariko yatangira kubwiriza, haleluya, abadayimoni bagahita birukanka, ibimuga bigahaguruka, ibipfamatwi. Kubera iki? Kubera ko afite Kristo urimo imbere. Kandi Kristo ntabwo yita ku myenda no ku nkweto wambaye, kuko iyo ababyitaho, reka babwire, abatagira imyenda baba barasaze. Iyo aba yita ku gihagararo, uko uhagaze,
ubwo ba bandi bavuga ubutumwa batagira amaboko n'amaguru byagenda gute? Ubwo abo ntiyabakoresha. Before judging cover ya book, banza umenye ngo mbese ni igiki cyanditsemo imbere. Umuntu umwe yigeze kumbwira ngo ngewe ntabwo nasengera kwa bishop hariya ngo muri ya ministeri yanyu, ngo bishop ngo ndamuzi cyane, umva, ngo ndamuzi ngo ntabwo nahasengera. Yo, nuwo muntu nuwamubazaho mvuka ntiyahakubwira, niwamubazaho mvukana nabo ntiyahakubwira. Yambonye umunsi umwe gusa isura yanjye, ariko yumvisha abantu yuko nzi wese we, ngo ntabwo yasengera muri ministeri. Kubera iki? Kubera ko arwaye ya ndwara y'uburozi. Baramubwira ati ariko sha umuzi hehe kubukabya gusa, urumva? Ariko umva nkubwire, na mama wakubyaye ntashobora kukumenya, n'umuturanyi wawe ntashobora kukumenya, n'umugore wawe mwashakanye ntiyakumenya, n'umwana wabyaye ntiyakumenya, usibye Kristo wenyine niwe wakumenya. Nawe ubwawe uriyizi. Kuba wiyizi rero, ndagira guhindura imitekerereze yawe muri uyu mugoroba. Imitekerereze yawe, hari ibyo ukora bucece, hari ibyo ukora wihishe, abantu batazi, abo musengana batazi. Hindura iyo myumvire ikuboshye. Bwira Imana ngo Mana nikubise imbere yawe ndengera, kandi Uwiteka arakugira neza. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Uyu munsi wisuzume nanjye nisuzume, tuvuge ngo niba twarasogongeye tukamenya ko Yesu aryoha, reka tumwegere duhindure intekerezo zacu. Kandi Kristo yiteguye kuduha destination nziza, yiteguye kuduha ejo hazaza hazima. Ntabwo nzi ibyari bigufiteho ijambo, ni wowe ubizi, ariko ndagusabira kugira ngo uyu munsi ibyo byose bigireho ijambo. Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe, ineza y'Imana ibe kuri mwebwe mu nteze amatwi, umugisha w'Imana ubabeho, guhinduka kudasanzwe kongere kubagereho, amavuta y'Imana yongera bazeho, ineza y'Imana ibongere ibagereho, imitekerereze yanyu ibe mishyashya. Mu izina rya Yesu ibyari bibafiteho ijambo uyu munsi mubigireho ijambo, ibyari bibarwanya uyu munsi mubirwanye, ibyabateshaga agaciro mubitesha agaciro, kuko Kristo yiteguye guhagarara namwe, azakujya imbere ahataringaniye aharinganize, ibibizo by'ibyuma azabikubita bivunagura bicamo kabiri. Uyu munsi ugende ugere ku Imana yavuganye nawe. Mwifurije gutura ku musozi Imana yakugeneye, mwifurije gutura ku nzozi zawe, mwifurije gufata icyo Kristo yagufatiye. Imana ibaha umugisha, Imana ibashyigikire, Imana ibarwanirire, Imana ibabere byose, Imana ibabere ubwugamo, Imana irebe intekerezo zawe, yonze ngeri zigire nzishya, Imana irebe umunwa wawe wikozeho ikara ryaka ku munwa, Imana yongere ibagirire neza, kandi twese izaduherezo ryiza nk'iry'abakiranutsi. Shalom, shalom, shalom. Ndabakunda cyane. Imana ibaha umugisha. Amina, 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 amina.